Hari abantu bavuka bafite impano, hari n'abandi bayikorera, ariko hari n'abahitamo inzira igoye bakitoza buri munsi kugira isi yose bamenye. Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru y'umusore wahinduye uburyo abantu babonaga filime za action muri Bollywood cyangwa se mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu nta wundi ni Tiger Shroff. Mbere y'uko amenyekana ku isi yose, Tiger Shroff yari umusore ucecetse ukunda siporo n'imyitozo. Yavukiye mu Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde. Afite izina rya Jay Hemant Shroff. Se ni Jackie Shroff, umwe mu bakinnyi bakomeye ba Bollywood. Abantu benshi bibwiraga ko kuba yaravukiye mu muryango uzwi byari bihagije kugira ngo atsinde cyangwa se amenyekane. Ariko Tiger Shroff yashakaga ikirenze izina ry'umuryango. Yashakaga kubaka izina rye bwite. Mu gihe abandi bana bakinaga, we yabaga ari muri sale y'imyitozo. Yitozaga karate, yitozaga taekwondo, yakoraga gymnastic. Yabyinaga amasaha menshi. Buri munsi yabaga ashaka kurushaho kuba mwiza kurusha ejo hashize. Niyo mpamvu imyaka yakurikiyeho isi yose yatangiye kumubonamo ikintu kidasanzwe. Mu mwaka wa 2014, Tiger yinjiye muri Bollywood akoresheje filime ya mbere bita Hero Panty. Iyo filime yahise ituma izina rye rimenyekana. Abafana batangajwe n'uburyo yarwanaga, batangajwe n'uburyo yasimbukaga, batangajwe n'imbaraga ze. Ariko icyo abantu batabonaga cyangwa se batari bazi ni imyaka myinshi yari amaze yitoza kugira ngo ibyo bize gushoboka. Nyuma ya Hero Panty haje Baggy, hakurikiyeho Baggy 2 ndetse nyuma haza gusohoka na Baggy 3. Buri filime yazaga itandukanye n'iya mbere, atari ukuba mbi ahubwo ari ukuzana action zirenze iya mbere. Tiger ntiyari ashaka gusa gukina, yashakaga gutuma abantu bumva ko bari kureba ibintu bitigeze bibaho mbere ku isi yose ndetse no muri Bollywood muri rusange. Ariko umunsi wahinduye byinshi ni igihe yakinanaga na Hrithik Roshan muri filime bita War. Abafana babajije bati, ninde urusha undi kurwana? Iyo filime yabaye imwe mu zakunzwe cyane muri Bollywood. Kuva uwo munsi Tiger Shroff yagaragaye nk'umwe mu bakinnyi ba action b'ingenzi mu Buhinde. Nubwo abantu babonaga intsinzi, hari ibibazo ndetse n'amagorane Tiger Shroff yahuye nabyo muri uru rugendo rwo kuba icyamamare ku isi hose. Hari filime zitagenze neza nk'uko byari byitezwe. Abamunenga bavugaga ko agomba kwagura uburyo akina, ariko Tiger ntiyahagaritse gukora. Yakomeje imyitozo, yakomeje kwiga, yakomeje guharanira iterambere. Ni isomo rikomeye tugomba gufata natwe. Ntabwo gutsinda buri gihe ari byo bituma umuntu aba umuntu ukomeye, ahubwo ni ukongera guhaguruka igihe ibintu bitagenze neza. Ikintu gituma Tiger Shroff atandukana n'abandi ni ukwiyemeza, imyitozo ya buri munsi, kubaha umubiri we no guhora ashaka kuba mwiza kurusha ejo hashize. Niyo mpamvu ashobora gukora stunt nyinshi zitoroshye. Uyu munsi izina rya Tiger Shroff n'abakunzi ba Bollywood hirya no hino ku isi bararirimba kandi bararizi. Abana benshi bamwigiraho, abakunda siporo bakamufata nk'urugero cyangwa se nka role model wabo. Abakunda action bategereza buri filime ye nshya bafite amatsiko. Ariko ese Tiger Shroff azakomeza kuba umwe mu bakinnyi ba action bakomeye mu myaka iri imbere, cyangwa hari uzaza akamurusha? Icyo gihe nicyo kizabitubwira. Niba wishimiye iyi nkuru, kandi like, subscribe kuri Kigali Talent Magazine, kandi utange na comment yawe. Ni iyihe filime ya Tiger Shroff wakunze kurusha izindi? Murakoze kudukurikira. Tuzagaruka n'izindi nkuru.